Yes, mwiriwe neza muri Imana agomeze abane namwe, ndabashuhuje rero mwese. Uyu munsi rero n'ubundi mbazaniye kuri ya filime yitwa Inzira y'umusaraba, kuri episode ya 47 niho igeze. Ejo nari nabahaye update zayo, nagiye mbona comment zanyu, ndabashimiye rero ku bitekerezo mwagiye mungezaho na reaction zose nagiye mbona. Ni ibintu byiza kandi ni ibintu bya danje, ni n'ibyo kwishimirwa. So ku bakunzi rero bayo mwongere mugende muyirebe, yahageze kuko nabasezeranyije ko buri update yose nzajya nyibagezaho ku gihe, akabageraho ku gihe. So yahageze nubwo natinze kuba update yayo, ariko ku bantu baba bari inkwakuzi baba bamenye ko yahageze imazeho isaha. Ubwo nshobora kubagezaho ino video harenzeho yenda nk'isaha n'igice cyangwa isaha n'iminota 20, gusa yo yahageze. Mwagenda mukayireba, mbibutsa ko hari n'izindi filime ziba ari nziza mwagenda mukareba nka Mayihati, nk'ibanga, nazo ni filime nziza mwagenda mukazireba. Ndabizi ko mukunda ibintu mbagezaho. So rero ntabwo nshaka ko kano video kaba kanini, ntabashimiye nongera guha ikaze abantu bashyashya kuri subscribe. Nawe muntu usanzwe warakoze subscribe, uri umuntu w'agaciro cyane, uri umuntu wo kubahwa birenze. So reka nsoreze hano rero. Inzira y'umusaraba yasohotse episode ya 87, mugende muyirebe. Munategereje episode ya 88, ubwo ni ku munsi w'ejo mbaha indi update yayo. Bye bye.